Abakunzi ba Haguruka Official turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, nimugire amahoro. Uyu munsi twashimye kuganira ku rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto cyangwa rwandikiye Abakorinto. Ni mu nzandiko twavuze 13 Pawulo yagiye yandikira abantu batandukanye cyangwa ahantu hatandukanye. Duherutse kuvugana ku rwandiko rwandikiwe Abaroma, kandi rwose mwagiye mutwereka ko ari iby'ingenzi kugenda tubaganirira, tubabwira dushingiye ku mateka twagiye dusoma cyangwa se natwe dukura ku mbuga zitandukanye, nk'ibyo twagiye dukura muri Bibiliya yari ifite ubusobanuro, ibyo tugenda tubona kuri bibiliya.com n'ahandi ibitabo bitandukanye byinshi n'imbuga nkoranyambaga zivuga ku mateka ya Bibiliya. Rero mureke uyu mwanya dusenge kugira ngo tuganire ku rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto. Mwana turagushimiye mu izina rya Yesu, niwe Mana yacu, niwe tubashisha, niwe tugira neza. Reka ijambo ryawe twumva ritugire umumaro, rifasha bumva natwe ubwacu tuganira, kugira ngo Imana yacu ikomeze kwigaragariza buri wese mu ijambo twumva, mu kiganiro cyiza kigamije guhugura no gufasha ubwoko bwawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe, tugushimiye kuko byumvise mu izina rya Yesu Kristo, amen. Korinto, umuntu yakwibaza ngo yari iherereye hehe? Korinto yari umujyi munini wo mu gihugu cy'Ubugereki, hagati y'ibice bibiri by'ubutaka byahuzwaga n'agace gato kitwaga Isthmus of Corinth. Uyu mujyi wari ufite akamaro gakomeye mu bucuruzi, kw'amato y'ubucuruzi menshi yacaga aho ngaho muri uwo mujyi. Ibyo twabisoma mu bice bitandukanye byakozwe n'umwaka w'ibice 18 umurongo wa mbere kujya kwa 18, ndetse na Bibiliya ubwayo n'ahandi ngo NIV Study Bible Introduction to 1 Corinthians cyangwa F.F. Bruce Paul Apostle of the Heart Set Free. Izo ni reference twabonamo ibya Korinto. Satana kubwira ati hagarara, cyangwa se ati hirya birakomeye, umwirutse kwata kigutegeka, mu izina rya Yesu uzakomeze. Korinto rero yari umujyi ukize cyane, umujyi wuzuyemo ubucuruzi, ahantu hateraniraga abantu b'ingeri zose, uzwiho gusambana n'ubusambanyi bukabije, wari ufite insengero nyinshi z'ibigirwamana. Mu gihe Pawulo yahageraga, Korinto yari imwe mu mijyi yanduye mu myitwarire kurusha indi yo mu bwami bw'Abaroma. Abahanga bavuga ko ijambo Corinthiaza cyangwa Corinthianize ryakoreshwaga mu gihe cya Pawulo risobanura kubaho mu busambanyi. Ibyo ni ibintu tugenda tubona mu ahantu hatandukanye, mu reference zitandukanye. Ese Pawulo kugira ngo ajye kubandikira, ubundi yabandikiye byari byagenze bite? Ese ahantu umuntu yakwibaza ibibazo niba yari ahazi cyangwa se ari washinze n'iri torero. Nibyo Pawulo yahageze mu rugendo rwe rwa kabiri rw'ivugabutumwa, hafi y'umwaka wa 50 kugera 52 nyuma ya Kristo avuka. Yahamaranye amezi 18 n'abantu baho yigisha ubutumwa bwiza. Niwe washinze iri torero ry'i Korinto. Yabanye na Akira na Priskila, bakoranaga umwuga wo gukora amahema. Dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa mbere kujya kwa 11 wabibona. Uyu Pawulo
yandikiye abakristo cyangwa se abakorinto bakira umwami Yesu. Iyo tuvuga ngo urwa mbere rwandikiye abakorinto ntaruvuga ngo n'abanyakigali, n'abanyakigali ariko basengeraga aho ngaho bari barakiriye Yesu, n'abanyehuye bakiriye Yesu. Ni ukwandikira agace ariko targetinga cyangwa aviza cyangwa reba rya torero babandi bemereye umwami Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Icyo gihe rero murabizi yuko hambere abakristo cyangwa abakristo basengeraga mu ngo, nta nsengero cyangwa se ahantu insengero nk'izi tubona nyinshi nta zari zihari. Reka da, wasangaga gusa henda niba habonetse nk'amasinagogi afite abantu agenewe cyangwa se ntabwo ari bose bayajyamo, cyane cyane abakira umwami Yesu muzi ko bashakishwaga batemerwaga cyangwa se bavuga ko bagoreka cyangwa bayobya abantu. Komeza urugendo guma mu nzira, rureba iburyo cyangwa se ibumoso, unyuraho Yesu nawe yanyuze, wahisemo neza wicika intege. Komeza urugendo ukomeze kumwambara muragana, uru rwandiko rero rwanditswe hafi mu mwaka wa 54 kugera wa 55, ni hagati aho ngaho nyuma y'ivuka rya Kristo. Pawulo yarwanditse ari muri Efeso, nkuko tubona mu rwandiko rwa mbere rw'abakorinto ibice 16 umurongo wa 8, aho avuga ko azaguma muri Efeso kugera ku munsi wa Pentecote. Iyo tusomye muri New Bible Commentary ibyo tukabibonamo. Ese impamvu yarwanditse ni iyi? Icyo ngicyo umuntu yagakwiye no kubimenya, kubera ko akenshi buri muntu cyangwa se buri abanditsi bagomba kwandika bafite impamvu. Hari ibintu yareba. Icya mbere no ikibazo cy'amacakubiri. Amacakubiri yari yarateye hano muri iki gice cy'abakorinto. Ikorinto bamwe baravuga bati ndi wa Pawulo, abandi bati ndi wa Apolo, abandi bati ndi wa Kefa, abandi bati ndi wa Kristo. Kefa ni wa Petero. Mbese usanga buri wese afite ahantu yikorashije. Urwandiko rwa mbere igice cya mbere cy'umurongo wa 12 hari ubusambanyi. Icyo ni ikindi kiyongera ku macakubiri yari ahari. Hagiraga ubusambanyi cyane, umuntu kugeza ubwo ngo yendaga cyangwa yashakaga umugore wa se. Umuntu yafashe umugore wa se ngo akamugira umugore. Ariko tubibona mu rwandiko rwa mbere rw'abakorinto ibice 5 hari imanza hagati y'abakristo. Abakristo basanga bari mu manza baraburanira ku batizera. Pawulo yabahuguraga ati koko hagati muri mwe habuze abantu b'abanyabwenge baca imanza cyangwa bakunga bene se mbere yuko mujya mu batizera. Tubibona mu rwandiko rwa mbere ibice 6. Hari ibibazo noneho by'ishyingirwa. Usanga abantu bafite ibibazo gushyingiranwa kwera n'iki, usanga ni ibibazo rwandiko rwa mbere ibice 7. Hari n'ibindi bibazo by'impano z'umwuka wera. Rwa mbere rw'abakorinto ibice 12 kugera ku wa 14. Hari ariko n'abayobyaga abandi bitwaje ngo umuzuko, bamwe bakawugoreka bakawusobanura mu buryo butari bwo mu by'ukuri. Ntabwo ibyo bintu Pawulo yari kubyihanganira, nicyo cyatumaga avuga ati reka mbandikire, ahari yenda inyandiko yazagera abantu ikosora cyangwa igarura, bakagaruka mu nzira bakareka gukomeza kuyoba cyangwa se gutana. Uru rwandiko rero rwaje cyangwa rwasanze aba bantu
b'Abakorinto. Abahanga benshi batekereza ko rwabagezeho kujyanwe na Stefano Fortunato ndetse n'abandi bakekwa mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 16:17. Iyo rwahageraga rero cyangwa se inzandiko iyo zahageraga, abazi gusoma no kwandika no kubara bateranyaga abantu ati muze tubasomere ibyo kanaka yatwandikiye. Pawulo yatwandikiye, wa muyobozi wacu, wa wundi watubyaje ubutumwa bwiza, agasoma aranguruye. Muzi ko icyo gihe nta za mikoro zari zihari, ikoranabuhanga rijeje ubundi, cyangwa se indangururamajwi zije mu kinyejana cya vuba cyane rwose. Icyo gihe mwumva hari kera mu mwaka wa 50, nta n'imyaka 100 irashira, mwumva ko hari hakiri kare cyane, nta koranabuhanga cyangwa se iterambere mu ikoranabuhanga ryari rihari. Ubwo rero umuntu yavuga ko uru rwandiko rwanditswe mu by'ukuri rugamije gufasha aba bantu, cyangwa se bari bafite ibibazo bitandukanye byatumaga bagenda bagwa bayobagurika, bamwe babivamo abandi basenga imana zitandukanye, cyangwa se bya bigirwamana bikarakaza Imana. We rero nk'umuntu wakoze umurimo w'ivugabutumwa, wakanguye abantu, watumye abantu bakizwa, yari afite umutwaro nk'umubyeyi nyiri iryo torero ry'i Korinto. Ahangaha rero dushobora kureba nka E. Randolph Richards Hall and First Century Letter Writing. Ni ahantu umuntu ashobora kugenda asoma ibi ngibi. Umuntu yanibaza impamvu Pawulo yandikiraga abanyamahanga ntiyibande iwabo. Mu by'ukuri iwabo naho yahavuze ubutumwa, kandi yagendaga ahabwiriza ubutumwa mu masinagogi, nk'uko tubibona mu byakozwe n'umwa 13:5, byakozwe n'umwa 17, uwa mbere kugera ku wa kabiri, byakozwe n'umwa 18:4. Ntabwo yaharetse, uretse ko bo yabwiraga batamwumvaga, baramupingaga kuko babonaga yarayobye inzira, yagiye mu idini isuzuguritse yitirirwaga umwami Yesu, bavuga ngo yiyise umwana w'Imana. Ibyo rero byatumye Pawulo ashyira imbaraga mu kubwiriza abanyamahanga, ariko n'abayuda ntabwo mu by'ukuri yabaretse. Pawulo rero mu by'ukuri icyo kintu yakoze cyari gifite umurongo uzwi usobanutse. Nagira ngo turebe ingero twakwigira muri ubu butumwa, muri iri jambo, muri iyi nyandiko cyangwa uru rwandiko yandikiye Abakorinto rwa mbere. Icya mbere twigiramo ni ugukunda itorero. Pawulo yagaragaje urukundo kuri indi torero, nubwo yari ahantu kure, yari Efeso. Yavuze ati ntabwo nasinzira ngo nijye ndyame ngubwe neza, ne kwibuka yuko hari umurimo untegereje. Ntiyitaye ngo wenda hari abagikomeye bashobora gufasha abandi. Aravuga ati jyewe ngomba gukunda itorero, ngomba kubwira abantu umwami, ngomba kubibutsa iby'ishingiro byo kwizera, bya bindi umwami yantegetse cyangwa yanshyizemo, ya neza yanyeretse, ngomba nanjye gukomeza kuyereka abandi. Gukunda itorero ni inshingano z'umukristo, ni inshingano z'uwizera wese. Icya kabiri ni ugukosorana mu rukundo. Pawulo ntabwo yagiye kuba bacyaha n'imijinya n'ibiki, yababwiraga ijambo ryose mu rukundo. Nimugaruke, ntabwo yari yo nzira. Mbese udacya umuntu kwagura iki byagenze bite, kubera iki wihakanye Yesu, wamurakariye, wagize ute? Pawulo araduhugura ati nimukosorane mu rukundo, mwigisha abantu mu rukundo, mwibuke yuko umwami yabapfiriye kandi namwe yabakunze, yaberetse urukundo rutangaje, bityo namwe murwereka abandi. Icya gatatu ni ukudacika intege. Pawulo nubwo yari yarabwirije ubutumwa bakagenda bamusubirana inyuma, bibagirwa ibyo yababwiye, ntabwo yacitse intege ngo avuge ngo ubundi ngo ni ukuruhira ubusa, ngo ariko ubundi mbere navugiye kuki batumva. Oya, Pawulo yaravuze ati njyewe ndakomeza, nongere nsubireyo, nongere tuzanasoma ndetse n'urundi rwandiko rwa kabiri yabandikiye, avuga ngo ntacika intege. Umukozi w'Imana
ntacika intege, ahubwo akomeza gukora ndetse agashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo ahari umwami wabacunga, umwami wababambiwe akabapfira akazuka, barebe ko yenda yabagirira neza akongera kubazanzamura. Ikindi ni ugukorera Imana nubwo hari abatagukunda. Ntabwo Pawulo ibyo yavugaga abantu bose baramwitayeho, avuga ngo inzandiko ze zirimo ihanjagari, ngo ukabona mbese baramupinga. Ubone murabizi ko yari afite ikibazo cy'ijisho ngo ryahoraga rifite ibibazo, ariko akavuga ati ntacyo nibashaka bampinge, ariko ndimo mvugira ndamuzi, nzi agaciro ke, nzi icyo yamariye, nzi icyo yamarira n'abandi, nzi icyo yamariye bariya abantu bari barakijwe bagasubira inyuma. Ibyo bintu Pawulo yashyiraga imbaraga mu gukora umurimo kandi atitaye kuvuga ngo ntibankunda, baragira ngo iki, ngo ese ubundi ibiki n'ibiki, ese ubundi nta bandi bakora. Oya, yaravuga ngo ndakora kuko nzi uwampamagaye uwo ari we. ubuzima ariko rugendo rujya mu ijuru ibyariho kera ubyibagirwe yahubaye abantu bigaragaze utangiye neza ubuzima ariko rugendo rujya mu ijuru ibyariho kera ubyibagirwe yahubaye abantu bigaragaze. Ikindi nanone ni uko yashyiraga Kristo imbere. Ni cyo kintu umuntu yavuga kindi, gushyira Kristo imbere. Ibintu byose yavugaga ntabwo yiyogezaga, yagaragazaga Kristo. Icyo Imana imukoresheje akagaragaza Kristo ko ari we ugikoze, kandi ko yamushyizeho nk'umukozi. Abati koko Pawulo ni iki, Apolo ni iki, ko twe turi abakozi gusa, Kristo afite ukuntu ari bumeze imbuto akazikuza. Ibyo murimo ni ibiki? Murapfa ngo ibiki, ngo kanaka ni uwa kanaka ni uwa kanaka, muzana amacakubiri. Pawulo yashyiraga Kristo imbere muri byose, kandi ubuzima bwe yari yarabuhaye Kristo mu by'ukuri kugira ngo abe umuyobora muri byose. Rero abandimwe, aya masomo twigira muri uru rwandiko ni menshi, biradusaba kwitwararika muri uru rugendo. Buri wese akagira urukundo, buri wese akavugana ukuri na mugenzi we, buri wese akagira ukuntu yitwararika, kubera ko uko twakiriye umwami Yesu uko yitwaraga niko natwe tugomba kugira ikirenge mu cye, tutavuga ngo ndi umuntu, ngo ndi iki. Aba Pawulo batubanjije bose baba abashinjacyaha bacu, kuko ibyo bakoze nabo babikoze ari abantu, bakabarwanya bakihangana, bagakora byose kugira ngo abantu babashe gukizwa, babashe guhinduka. Rero Imana idufashe, Imana tugire neza. Urwandiko rw'Abakorinto cyangwa rwandikiye Abakorinto rwa mbere ni intego yarwo. Reka twese dukundane, dukunde Imana, dukunde abantu bayo, kandi twe guceceka kabone n'ubwo twarwanywa mu kuvuga iryo jambo mu batarishaka. Dushobora guhindura strategy nk'uko we yavuze ati noneho mpindukira abanyamahanga, ntiha bene wabo b'Abayuda batabyitayeho, hari abandi bakeneye kumva ubutumwa bwiza. Kandi ubutumwa bwiza reka wa mugani wa Pawulo ntabwo bukoze isoni. Ubundi se kuki abantu batabushaka kandi ahubwo bukiza? Guhindura abantu beza, gutuma abantu baba inyangamugayo, gutuma abantu nta manyanga bagira, gutuma abantu bahagarika ibyo by'ubusambanyi nk'uko yabahuguraga, bituma abantu ibyo kwirirwa mu nzu z'indaro bisuzuguza babishikaho, bituma abantu baba mu by'ukuri ibyitegererezo cya sosiyete inakeneye. Sosiyete igize abantu bazima, abantu bagendera ku murongo, abantu buri wese yubaha mugenzi we, buri wese akabwizanya ukuri na mugenzi we, buri wese agakora ibiri mu nshingano ze ndetse akayishakira neza undi. Sosiyete yabaho neza cyane kandi ntiyabura kwishima, ntiyabura no gutera imbere. Ubundi sosiyete yangizwa n'iki se? Ni imyitwarire igoretse, igoramanze, ni ukwikunda birenze, ni ukudakunda abantu, ni ukwangana, ni ubuzima bugayitse busuzuguritse. Ariko
twemeye umwami akatuyobora twese twabaho neza, kandi abo tubana ari abaturanyi ari igihugu muri rusange babyungukiramo. Rero reka twese tugerageze kumva no kumvira iby'iri jambo, urwandiko rutugirira umumaro, bizatuma n'abantu benshi babona umugisha kubw'uko twemeye kwakira no kugendera neza mw'iri jambo. Imana iduhe umugisha, Imana ibagire neza. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kuko iri jambo, tugushimiye ko ariho tubashisha, ariho dushoboza muri byose. Imbabazi zawe nyinshi zikomeze kubana natwe, ubuntu bwawe bwinshi n'amahoro bikomeze kugendera buri wese wumvise kandi ugiye gushyira mu bikorwa iby'iri jambo. Cyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu, amen. Komeza urugendo guma mu nzira, tureba iburyo cyangwa se ibumoso, unyuraho Yesu nawe yanyuze, wahisemo neza wicika intege.